urabizi imbere yanjye niwe kintu cy'ingenzi sibyo ntago nitango nzakena icy'ingenzi nuko ngufite sibyo byonyine kuba ngufite imbere yanjye ni iby'agaciro niyo mpamvu serious nibyo muri nibyo ngemba nivugira buri munsi sibyo nayo kugira ngo basujye uhora imana yanjye sisera kugira amafaranga ntago ari ikibazo ibibazo wari ufite nyine ntago nzayo bihagaze sibyo ariko yanga yarasigaye ni ijana sibyo genda rero ko wakemura ibyo bibazo ariko ndabizi ko wenda ashobora kuza kugufasha muri ibyo bibazo byawe sibyo ugenda ubikemure maze ubone uko wakiranuka na papa sibyo kandi urabizi ndagukunda sibyo Satosiyo umva ugenge noneho ndebe ko hari ahantu ncike finally mwana wa master wana ndamufatishije ubungu kabaye uzikara amafaranga ya Minerivare muhaye none uto naranyica none n'umujinya se none ndamubwira ngo nayashyize ntago nabimusobanura ngo mwana wenda pfuye mwana tabara n'ukuri akuburetse kesi uburetse wumve ni ibiki nagira ngo nkubwire ukuntu uri mwiza ahubwo ntacyo turaza kuza guhuza mu nyuma ntari ubwo ndaza kuza kureba ntari wenda guhamagara ntuze kuza ngo ndebe ntabwo wabonaga ko nkukeneye mufande urabizi ntago uko nanze kukwitaba agaruko nanze kukwitaba ubwo nakwitabye narindi kure ntago wanyumvise ubu wakere reba tuvuye muri etide utaraza gukora etide uyoboye neza yuko nidusoze etide turamanza kujya gusenga ntabwo uri kumva ko abandi bagiye gusenga uko natinze ahubwo wenda nari bitereye yanumye kuri ticyo waje gukora ahubwo sinzi n'impamvu utabimenye ibyo bintu byo tubyihora sibyo kuba yari yagutumye ni byiza ngagize bro Pedro twirengagize yuko wowe wifashe ukaniga imbere y'abanyeshuri ukamfata mu mashati gutyo ukanika ibyo tubyirengagize ariko hari amakuru meza mfite afatika hari umuntu wambwiye neza yuko iriya telefone yari iyawe iriya telefone ni yawe nukuri ko Imana muvandi nimba nkubeshya reka manze cy'umusarabana nawe Imana nimba nkubeshya umuro yabo wa essence yabo wa makara yabo wa peteroli nibishoboke shyiramo n'ikirunga kiri kuruka pe inwikisha ariko uriya telefone ntabwo yanjye na mbere bikwemerera nuko yari ubwoba Petit frère tuza urabizi ndabizi neza ijana ku ijana yuko utakugera umbeshya kuko turavuganura amaraso yanjye ikindi urabizi neza ndagukunda kandi ndagukunda cyane binakabije no kumva uko bitekereza barwanira ishyaka kugira ngo tubeshe kubaho neza muri kino kigo ahubwo biruka cyagenda guhaye amafaranga uke kwishyura amafaranga pasa yagwaye brodero ndashaka yuko brodero yimereza pasa si yagwaye brodero amafaranga yo gose yari yambwiye ngo brodero azayima kuwa mbere ariko amafaranga yo nayamuhaye ngagiye kutwishyurira hanze yakubwiye ko azayigwa kuwa mbere narayamuhaye ngagiye kutwishyurira hanze gusa nyine yambwiye ngo nta kibazo azayishyura ubwo nayishyura uzayizane tuyibike sibyo dukeneye kugira ngo tubike twerekane yuko twaranje kugira gute kwishyura so ikindi rero urabona ko twagiye tujye mu rusengero nanjye reka njye kubika no makaye ni nazo tujye gusenga ariko nidusoza amateraniro kuza tuganire sibyo nta kibazo ndaza kureba sawa ngaho
oya ntabwo yamvumbura ako si ubona ko umwana ko ntabwo yamvumbura ndabizi ngiye nshaka kumwikundisha kugira ngo azamwerekere kigera ku mutunzi umwe bavuga salomo yari atunze kuko njye nshaka kuzatunga urenze kuko yari atunze subiza se amakuru telefone nyine ni iyanjye niyo papa yampaye ngo njye nyikoresha ngo ningendera guhamagara ariko tu nyine sinyishaka nyine ndikumva narayihaze ariko niba wabonamo amafaranga wanyimata irashaje cyaze kambwira 50 yarya amafaranga 50 njye ncuruza ubugorozi reka bazanakubaza igiwe ayo mafaranga nawe nafata nutamereze ijana umereze ibyanjye geri igende okay wenda reka tuvuge sibyo wenda nyongereyeho 70 urayafata akabino nafata nakubwiye ko nshaka amafaranga 100 utamereza uziwe rero gende telefone imeze gutya ishaje gutya nangwe iyi telefone ishaje irebe neza sibyo wenda ndumwana wa master ushobora kujya kandi kantu wenda ukawanyemera nkaba nagufasha sibyo ko 70 ntago ari makeya nta kibazo kuko uri umwana wa master mweho 10 ryonyine ayisabe 90 nutayamereza njye nigenderera njya nyikoresha niyo yanyu bakereka amafaranga sinyakorera sinyavunikira nayi wacu irega ndi mwiza ababizi nyine abasore nabo babisubiza ibindi byerekana ko cyane mwiza sinabura amafaranga ukagenda uvuga ko twakirikanyije rero ukagira ngo ni kuri telefone yawe cyambere ndeba kumva kuko nari ko hano mu kigo rwose ni uwa mbere ndabibona koze reka mbwira so wenda tubone ndi ku telefone ishaje gutya awanzuza aya ntabwo ishaje pe nyine impamvu ndi kugura fone nyikeneye akavuga hano nyine gato no kubanya telefone bako biziko mfite fone hari ibintu byose rero ina fone ya giza tonye umukozi kuko of course ntabona telefone imeze gutya ino fone irashaje nawe urabibona niyo yangaye ntabwo yuzuye sibyo yangaye ni nka 60 ugenda wari neza sinzi ayo usanga boroho nyine usaza ntari windazi ku rwego n'umugoroba sibyo ariko nimugoroba wibuka rwose amafaranga ndashaka gahunda nayo ngiye kwikorera nta kibazo wibuka rwose amafaranga y'amezi ndaza kuyakurinda nta kibazo urakoze ahubwo wowe komeza unyereze ikarita kino kigo n'amateka yacyo guhera mu 1900 biramfasha kugera ku cyo yego aho nawe ugihita umumagara buri kanya uya ujya ushyiramo kozi ariko undi mu kigo rero aho ntabwo ari ukuvuga ndaka aho nawe ukiri gito cyo buri kanya ibyo reka nzajya mwihamagara sibyo nta kibazo ntajya ndaza kuza kubahamagara ariko nongeye kumuhamagara kuko ndi mu kigo nawe urabizi kandi kubitemewe cyakse none haraza kuza kunyica sinzi ukuntu none yongeye amenye ya makosa yanjye ngubu byanshanze meze nk'umuntu wishe mu kazu k'ibirahure nabyo bibonerana aho ndi guca hose aho nicaye aho nitwa ngo ndaturije ndimo ndabona Toni gusa akiri ikintu kimwe ndi kubona Toni ari kundeba gusa wongeye kwiyaho nanjye nabanye bajije ikibazo cy'ubugogero ko nta kuntu waba wiyawe ngo mbe ndi kugufata ntabwo waba uri umuzimu ngo mbe ndi kugufata rwose pe ntabwo bishoboka kinyagurira cyamwana wahura n'iki amafaranga twatsindiye mu rushana kunywa ko nayahaye kese mwana aho wakangira inama none uri muranseka gusa nta cyitegerezo na kimwe kizima wangira ahubwo uri kunseka gusa nyine ukanyereka ko ibyo ndi kukubwira nta gaciro bifite barakwishe we dore tunaraguhamba uri muzima pe so kukobera ntabwo Toni waba ukimubwira ko ari amafaranga yatsindiye kuri aya haraniye yewe we barakusha dore ukuntu aragufata naba kikubona uri muzima cyamaza kubimubwira akunige dore bameze nk'ingora gushwanya gusa
aho kugira ngo ngire inama ikintu ubonye wakora cya mbere kizima ni ukundika gusa nta kindi kintu kimwe kizima wankorera. Aya nanga ari ukundika pe ariko reka ngugire inama pe, inama zinyamibwa. Dore ikintu uri bukore weho fata Kesi ugende umwegera umujyane uvuga ati Kesi koko wamfashije ukansubiza amafaranga kubona amenye n'ikibazo tugomba kwishyura. Ugende umwegere umubwire wumve nyine ikintu ari bukubwire. Wowe negere Kesi mubwire ngo nsubiza amafaranga naguhaye. Ugende umwegere Kesi urabizi ndamukunda wowe rwose naba nsebye. Icyo ni ngari kanze ngugire indi nama ya kabiri. Genda wegere Tony nawe mufata ukoko ngati Tony kuko wamfashije ukamfasha koko ukami ya mafaranga cyane ko sinahera mbimubwira noneho we yahita cyangwa umubwire ko bayakwibye niba ko yatamva ko bitaya yashaka kumubwira byo rwose Tony sinanabimuhingutsaho ntabwo nabimubwira rwose ibyo bintu ariko byose ni amakosa yawe. Sinamakosa yawe iyo ntaza kuza kuba narabuze phone yanjye kubw'ubugoryi bwawe. Basi umuntu akabaye nyigurishe mu make nkabona icyo mba mbeshesheje. Byari ntabwo ni kabiri kanjye nakubwiye yuko nge telefone atari nge wayitwaye. Telefone si nge wayitwaye. Ahubwo Kesi ari telefone namubonanye mu gitondo neza imeze nka yayindi. Ako nango nayirebye neza nyine ngo mbone ko ari ariko ishaka imeze nkayo. Wewe uze kujya ubwire Kesi sifite pochette y'umukara. Ni telefone yanjye yari ifite pochette y'umukara. Genda wogere Kesi umbwate Kesi nyereka telefone ufite. Akozwe n'ujye kuyenda. Reka nta kibazo giye mbe nkugurije 5 ugende ube wishyuye ko nabura umubwira ati akira ube yamujishishije nyine nabona amafaranga. Ugende ubwire Kesi ayikwereka nimubona ari yo nyine. Nawe uhite wikorera gahunda zawe uyigurisha. Se wowe urebye ushyize mu gaciro ko urebye Imana yangaye ko karamarira iki. Cyakosa buri yuze. Nta kibazo ahubwo kamanze ngiye kureba Kesi. Manze ngiye kureba Kesi nsanze ayifite. Urabizi ndamukunda. Kana warankunda nsanze ayifite yayima nabyo nabidanje byo rwose ashaka kuyima. Shavugo kanze mwana kanze ngire undebe ninsanga ayifite ndabizi ko ashobora kuyima. Ariko uzi uko nsubiza amafaranga yanjye. Amafaranga yawe nari biyo nzaya gusubiza. Nawe aragiye aricara aravuga ati Axel ngiriye shaburya Axel no mwana mwiza ntazi yuko ari makeya muyo baguze telefone ye nzajya bakina imitwe yawe nyikumanye bakine mu mutwe mbakine ahandi bazagenda bagasara nanjye gende mpe niyicariyeho nituje bose bagenda bakumanye imitwe baguca nzabakina ahandi bazajya bakavuga ati uriya mwana pe n'umuryo ariko nzabakina urana bagende yicara bagatase sere n'umwana mwiza n'inshuti magara n'iki nanjye ariko nanjye ndi kuyamurya ahubwo reka niho tujye kureba Kesi nansubiza amandi makeya mu ya telefone biraburaga 2020 ujya kumureba n'ibyo mabonye burya ni ahangaha. Wow. Fabrice kuri biva ngo bayite wese tuvugana. Okay, mama shagonda make basi tuvugana. Birenze kwihangana kwanjye ntabwo ndi bubyihanganire. Ibintu nanjye ubwanjye narakora kandi umukobwa